Reka tuganire ku mayeri 6 umugabo wese yakoresha umugore akamwisabira ko batera akabariro. Abagabo bose ntabwo bafite ubushobozi bwo kugusha neza abagore, by'umwihariko iyo bigeze ku mabanga yo mu gitanda. Igitera abagore kudafata iya mbere mu mibonano mpuzabitsina ni uko nta bihe byiza baba bayigiriramo. Mugabo, dore uburyo wateguramo umugore wawe ubutaha akajya guhamagara ngo mutere akabariro. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ugutwara ibintu gake. Wihita ujya ku gice cy'ingenzi kurusha ibindi. Tangira umukorakora ku maboko, mu misatsi, ku matako no ku nda. Abagore bakunda imyiteguro ya mbere y'igikorwa kurusha uko abagabo babikunda. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora ni ukumunopesha. Kwicisha umugore ipfa ni rimwe mu mayeri umugabo w'umuhanga muri iki gikorwa cyo gutera akabariro akoresha. Gusa bisaba ko umugabo amenya aho agarukira kugira ngo umugore atarambirwa akabihirwa. Kuri iyi ngingo niho umugabo akora ku gitsina cy'umugore we ku gice cy'inyuma, akabikorakoraho buhoro yitonze n'intoki, ariko ukwiye guhita usubira inyuma kugira ngo abanze abishake cyane. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi wakora ni ukumusoma. Gusoma umugore witonze bituma agufata nk'umukunzi, ntakwiyumvemo nk'umuntu ukeneye imibonano mpuzabitsina gusa. Ikindi kintu cya kane ni ukumuterura. Iyo uteruye umugore wawe mu gihe cyo gutegura imibonano mpuzabitsina, bituma arushaho kukubona nk'umuntu ushoboye. Kumuterura biri mu buryo bubiri. Hari ukumuterura muhagaze akakuboheraho amaguru murebana mu maso, akwicaye ku bibero. Ikindi kintu cya gatanu ugomba kwitaho ni ukumubwira ibishego. Mu gihe cyo gutera akabariro no mu itegurwa ry'iki gikorwa, bisaba ko buri wese yirekura. Uku kwirekura kugaragazwa no kuvuga amagambo yerekeye ku mibonano mpuzabitsina nta soni. Ikintu cyiza ku mwanya wa 6 nanone ugomba kwibandaho ni ukumutungura. Mukiri gutegurana umaze kunyura muri izi etape zose, ubona ko yabishatse cyane ku buryo atagishobora kwiyumanganya, uhita umuterura ukamujyana ku gitanda, ubundi mugatangira igikorwa nyirizina.